Akano ko mu jisho gatwaye aha turagitwaye wa we are ready on Sunday sho reba tuganira dutera story mukomere bantu bantu Icyama umuranga ese na ugeze witegura kugira ngo mu by'ukuri uriya munsi tuzabe tumeze neza se uri tayari cyangwa se ubu ngubu tuvugana agakweto naragahanaguye agasakoshi ndagafite imyenda naradodesheje ubu ndabansigaje kujya muri salo gusa ibintu bikagenda neza arakoze cyane mbese nzaba meze neza ngaho utumye ngira najya amatsiko ninde muntu ufitiye amatsiko muri babandi tujya tuvugana ducata mbwira nk'umuntu ufitiye amatsiko s'abantu benshi ufitiye amatsiko abantu benshi mwese ndabakunda abakunda kuza muri salo bo mana yanjye mbafitiye amatsiko mwese uko mwiyizi mbese mwese mbafitiye amatsiko cyane rwose ariko hari abantu hari nk'umuntu uvuga uti umuntu rwose ni umuntu udasanzwe umuntu narifitiye iyo matsiko nuko wenda atazaba hari na Icyama umuranga ya bakunzi b'umuranga nk'ibisanzwe murabizi amazina yanjye nitwa Byukusenge François nk'ibisanzwe abantu umukunzi cyane w'umuranga Family TV uyu munsi rero dufite ibyishimo bidasanzwe ushobora kwibaza ngo ni iyihe mpamvu dufite ibyishimo ngira ngo nkuko mubizi tumaze iminsi dutegura umuhuro udasanzwe tuzahuriramo tukamenyana tugaselebrating ibintu bigashyuha cyane ngira ngo kandi nkuko mubibona ntago ndi njyenyine tufite n'umutumirwa hano dusanzwe tubana benshi umenyereye ngira ngo ari bubibwire ngira ngo watangira uwibwira abakunzi b'umuranga TV Family muraho neza mwese ndabasuhuje ndumva nabuze n'icyo mvuga kuri uyu munsi nje nitwa Natege Hamida Hamida undi ujye waderanje cyane uwo niwe Hamida so rero nishimye cyane mbese ndumva nashyushye ku rwego rwo hejuru birumvikana ngira ngo Hamida nakubaza akabazo ese kuba umumembazi w'umuranga Family ubyiyumva mute wiyumva ute muri uwo muryango kuba umumembazi w'umuranga ni ibintu byiza cyane kuri njyewe biranshimisha ku rwego mutabyumva nahagiriye inshuti nyinshi mpamenyera abantu benshi mbese nahagiriye umuryango ukomeye ngira ngo murabyumva uti nahagiriye inshuti nyinshi ese mu by'ukuri bise bituma nibaza ese abantu bataba muri uyu muryango wababwira iki cyangwa se abifuza kuzamo ni irihe jambo wababwira muri make umuntu utaraza mu muranga warahombye cyane ku buryo nakubwira ngo ndashishikariza n'inshuti zanjye outside ya group mbashishikariza kuza mu muranga kugira ngo baze barebe ibyiza by'umuranga baratinze mbashishikariza kugira ngo baze mu muranga ngira ngo koko n'ahantu heza cyane buri wese yakwishimira kuba n'iby'agaciro n'ahantu heza cyane tugira inshuti tugasabana tugaseka ibyishimo bikaturenga nk'uko ndetse mubibona tumeze ese mu by'ukuri ndagira ngo nkubaza kandi kabazo umuhuro uvuze iki kuri wowe umuhuro ni ikintu gikomeye kuri njye ni umunsi udasanzwe ni umunsi nzamenyana n'inshuti ntarinzi ni umunsi nzahura n'inshuti twajyaga tuvugana kuri groupe gusa ariko ntarabona live so nzabona noneho live urumva ni ibintu bicika ni ikirori ndababwiye none se urakoze cyane ninde ngaho utumye ngira najya amatsiko ninde muntu ufitiye amatsiko muri babandi tujya tuvugana ducata
mbwira nk'umuntu mfitiye amatsiko s'abantu benshi, mfitiye amatsiko abantu benshi, mwese ndabakunda, abakunda kuza muri salo bo mana yanjye mbafitiye amatsiko mwese uko mwiyizi, mbese mwese mbafitiye amatsiko cyane rwose. Ariko hari abantu, hari nk'umuntu uvuga uti umuntu rwose ni umuntu udasanzwe. Umuntu nari mfitiye iyo matsiko nuko wenda atazaba hari ni Daddy cyane cyane, kuko umuntu watugejeje icyo waduhurije hamwe niyo muntu waba uri special cyane, ariko nibwo azaba ari kure yanjye, ariko ndabizi neza ko nzaba ndi kumwe nawe. So rero mwese ndabishimiye cyane, kandi noneho mfite amatsiko yo kubabona live, mbese bizanshimisha cyane. Bajya bavuga ngo kure y'amaso si kure y'umutima, birumvikana ubwo umutima wawe rwose urumva ko ibintu bimeze neza. Ese ugeze witegura kugira ngo mu by'ukuri uriya munsi tuzabe tumeze neza? Se uri tayari cyangwa se ubu ngubu tuvugana? Agakweto naragahanaguye, agasakoshi ndagafite, imyenda naradodesheje, ubu ndabansigaje kujya muri salo gusa, ibintu bikagenda neza. Arakoze cyane, mbese nzaba meze neza. N'ubundi usanzwe ibintu ari sawa, noneho ndumva umunsi bizaba ari akarusho. Bizaba ari akarusho cyane birenze. Urakoze cyane, ngira ngo nk'uko mubizi cyangwa se mubibona, murumva yuko ibintu birashyushye, murumva ko ibintu imyiteguro igeze kure. Ngira ngo ikibura ni amasaha n'umunsi kugira ngo mu by'ukuri tunezerwe twishime. Ngira ngo nk'uko mubibona uyu yari umugabo wo kubihamya, kandi koko ibintu bimeze neza. Ngira ngo mwese udushanana bafite udupantaro batera ipasi, udukweto baduhanagure, uwo munsi mu by'ukuri ni ibirori, sibyo? Bizaba ari ibirori. Reka tugushimire rero mu by'ukuri, kandi urakoze kubw'umwanya uduhaye. Ngira ngo ihuro ni ihuro, turi tayari saa 5 mu kadomo tuzaba tuhageze. Urakoze cyane. Ngira ngo ndashishikariza abantu bose mwese muzaze, umva tube tuhageze, twishimane, turyoherwe, tumenyane, ni ibintu by'agaciro cyane. Amida, reka ngushimire rero. Urakoze cyane. Unambaye neza cyane. Thank you so much. Agapira keza cyane. Thank you. Urakoze cyane.